reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda. Reka tubaye ikaze kuri uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2024. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimimana. Hari amakuru y'ingenzi rero nshobora kuba nagusangiza ku buryo nawe ushobora kugenda ukayasoma nawe ukumva aho ibintu bigeze. Umugeni rero yakubise ishoka umugabo we bapfuye impano bwaho ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Babateka mutwe batukana cyane ribu yabakozemo umusiri bibye miliyoni zigera hafi kuri 420 zose uko zakabaye. Naho muri siporo nuko Amavubi yijeje abanyarwanda ibyishimo imbere y'ikipe ya Nigeria. Umunyarwanda azajya yinjiza arenga miliyoni 16 mu mwaka wa 2050. Naho mu ntara y'amajyepfo nuko yatowe muri Nyabarongo nyuma yo gutongana n'umugore we. Urumva ushobora kwibaza iki ibyihishe inyuma. Rwanda rurakataje mu gushaka ibicanwa bidahumanya ikirere. Naho kandi none mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango nuko ubuzima bwaguye mu itanura ryaka umuriro buri mu kaga. Reka tubaramburire zimwe muzo tumaze kubabwira ngaha mu karere ka Gicumbi. Uti byifashe gute, byagenze gute? Nuko umugeni yakubise ishoka umugabo we bapfuye impano zitandukanye. Umugore witwa Abantegeye Yvonne wo mu murenge wa Nyanyenye mu karere ka Gicumbi yakubise ishoka umugabo witwa Selimani nyuma y'icyumweru kimwe bakoze ubukwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gaseke akagari ka Kigogo mu karere ka Gicumbi n'ubundi, aho abaturage bavuga ko kugira ngo uyu mugore akubite umugabo we ishoka byaturutse ku kutumvikana ku ikoreshereze y'impano bahawe mu bukwe. Umwe mu baganiriye na radio na TV1 yagize ati umugabo basezeranye ku cyumweru yabajije umugore ku byo bari bahaye cyangwa se babahaye mu bukwe ko turimo amadeni atandukanye twafashe mu gutegura ubukwe, ngo nta kuntu twagurisha nk'ibyo badutwerereye tukaba twava mu ideni runaka. Umugore ati ibintu biraha byose ni ibyanjye, birangira amukubise ishoka. Undi nawe ati urebye ahanini ikintu kibitera usanga umugore ashaka kwikubira umutungo, ashaka kwigiramo uruhare runini kurusha urwo bashakanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi w'umurenge wa Nyanyenye Uwera Jeanne yahamije amakuru avuga ko uyu mugore yamaze gutabwa muri yombi. Yakomeje aganira iki gitangazamakuru agira ati ikibazo twakimenye, uwakubiswe yakishirijwe kwa muganga, dufite icyizere ko azakira. Naho uyu mugore yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Byumba. Uyu wakubise kandi ishoka amakuru avuga ko arwariye ku bitaro bya Shike mu mujyi wa Kigali. Urumva ko yageze kure cyane. Muri umurenge kandi wa Nyanyenye habarurwa imiryango igera kuri 45 ibanye mu makimbirane akomeye cyane. Urumva ko ibintu biba bitoroshye habe na gato rwose. Urumva ko imiryango nyarwanda ikomeje kugenda itabanye neza mu mahoro ndetse no mu mutekano. Indi nkuru twabasangiza nuko babateka mutwe batukana ribu yabakozemo umusiri ibibye miliyoni zigera kuri 420 zose uko zakabaye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ifatanyije na polisi y'igihugu kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Nzeri umwaka wa 2024 berekanye agatsiko k'abajuru bagera kuri 45 biyita abameni bibaga bakoresheje ubushukanyi bakiba abantu amafaranga cyane kuri za mobile money na za Airtel
Dramani. Aba bafashwe kandi bakoreraga mu turere dutandukanye tw'igihugu, aho bakoreshaga amayeri arimo kohereza ubutumwa bugufi abantu babasaba kohereza amafaranga kuri nimero runaka, cyangwa se kubasaba gukanda imibare itandukanye bikarangira bahinduye umubare w'ibanga cyangwa se boherereje amafaranga y'ibihimbano. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yasabye abanyarwanda kugira amakenga igihe babonye ubutumwa cyangwa se guhamagarwa kuri telefone basabwa kohereza amafaranga cyangwa kugira ibindi bakora bidasobanutse. Dr Murangira Thierry yakomeje agira ati nihagira umuntu utazi uguhamagara ugusaba ukanda imibare runaka kuri telefone yawe wibikora. RIB kandi iraburira abishora mu bujura nk'uko cyangwa se bugendanye cyangwa se busa nk'ubu ngubu, kuko hamwe n'izindi nzego bafatanyije bazahwema kubakurikirana kugira ngo hahamwe cyangwa se bahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Umuyobozi kandi w'ishami rishinzwe kugenzura serivisi z'ikoranabuhanga muri RURA Charire Gahungu yasabye abakoresha telefone kwitwararika bakirinda gutiza simukadi zabaruweho kuko zishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubujura cyangwa se mu bindi ibyaha bitandukanye. Aba kandi bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye za RIB mu gihe dosiye zabo zirimo gutunganya ngo zishyikirizwe ubugenzacyaha. Niba ushaka kumenya inkuru zitandukanye cyangwa se kumenya iyi video uko byagenze, n'ubundi wanyarukira kuri Bwiza TV Rwanda ukumva amakuru atandukanye uko byagenze. Nitwa Eric Nshimiyimana nayindi neguza naho butaha. Komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi.